vuba sha. Papa se waba araza asange ntahari n'akazi ke kanandurura ibintu byose. Ese ibi bishingwe ko mutagiye kubimena? Wose wowe wabiterura ukabijyana hariya epfo mu rutoki. None se akorashe ubu ngubu nzaruha mpinga nduhe nahira nduhe ngira nte. Yes, nduhe kwahira mukanya. Nibishingwe mwa mwakubuye mbije wagiye ubinjanira mu murima epfo yiye. Nyamwanya mafite mama. Mu ruho waha reka mbanza nze njya gusohoka nanjye sha. Ese mbabura nizijyaha. N'uyu mwuko reka mwinjize mu nzu. Wagendeye aho? Rashe. Ubundi kutambaye neza. Enda hano. Vaye iki? Undi ko hano wagira ngo ntugarukire hano. Aya mafaranga. Ni amafaranga twagurishije ikimasa. Ariko nabwiye papa ko ari 400. Kubera icyo mubwiye ko ari 400 kandi ari 500 twakigurishije. Ibyo ntibikureba. Ura n'umugabo wanjye se umugabo wawe. Ibyo ntibikureba ujye ureba ibikureba. Nanjye sinayahiriye mperezaho rero. Zagwaho 20. Akira yanga ari hehe kwawe. Ngaya ari hano umuntu witosha telefone. Nireza nyine. Ndayaguha ariko Kigali we hai. Ndayaguha ninza ndayaguha reka ndaje kandi ntubwire so igihe naviriye hano. Rero mama ntunkure mu bizima bine. Amafaranga nyine utayabona ntungaruke hano. Reka nze yangaya nyabike. Uziko wagira ngo hari n'umuba w'ibyatsi wigeze. Unyumvire mama ntago buri gitondo njya gushakisha namanije kujya gushaka ubwatsi. Reba kwa ndaje wagenda. Cyozi cyo nutagaruka ahangaha unzaniye amafaranga. Nanjye narayakubokeye. Se ko ndi kubona uri kugenda yatanya agiye hehe buriya yemwe. Ariko ejo bundi ntambuka numvishije bamuvuga mama amenya asigaye amafaranga yose n'umuntu agiye kuyasindira. Ubu aze nta n'igiceri na kimwe. Papa nawe sibundi abyeyi banjye bombi baza bagenda banywa inzoga. Ubu ngubu ntibagira kuko nk'abana babyaye abana nabo bakabareberaho. Amakuru buri gihe muri quartier ari gucaracara yuko mama asigaye anywa inzoga karenga urugero. Gusa nagaruka yasinze turabonana. Genda nahaze niguriye zansuzugura niguriye muyanjye mu kimasa cyanjye. None ndarutanze bako nigenze hagakiza k'Imana we nzakagendana. Raje Mana yanjye ariko jyewe nkagendana. Genda niki? Ngiye icupa rinshiranye numva ntayibiro. Bakingano yangaragata. Enu kingano. Kingao. Sese ni kugo bugiga cyari utaruca. Ubwo uri kwigira. Iso yatashye. Ndekura ukumfata hiki. Byo ni ibicu uri kumbwira. Niba nanejejwe no kubona mama nk'inzoga gutya nkwera agacupa niturije nta amafaranga yanjye vuba vuba. Unsakuriza nkereza amafaranga yanjye agacupa kanjye ubundi bunajyaga. Okay, manzu mpereza amafaranga yanjye 20 ubundi ibindi ubyimenyere mpereza mama. Kigali we. Uru rugo rumaze kuntera iseseme. Njyewe nishiriye inyota wana stress cyane zangwa muri Kongo. Zangwe muri Kongo. Wampereje amafaranga yanjye mama? Winza kuri mbabarira papa warakunyuka. Hanyuka zandushikaraga iso. Aze shanga tere mawashi. Ariko ye. Mama nubwo ubona gutya giseka mbaye. Nukugatara. Hakaje ngo ndashizemo imyuka. Cyangwa uri kwibwira yuko rubanda. Uri kwibwira yuko rubanda. Ya mafaranga yagahaye.
nayamuhaye nyine gute wibwira yuko rubanda nayo iri kukota kuri Njyewe aka gasozi kandi kankubwiza umva buretse mwebwe se hari undi muntu ukireba ibitamureba papa naza reka noneho mana yanjye ndayikwiza papa nawe naza yasinze ubu noneho ndabigenza yego yambwiye ngo ndi keza yego ngo ndi keza siko mama iyo wanyweye inzoga uzikunda uba umeze ngo ndi keza uba umeze nk'ikisi sinzi ikintu nakugereranya mama ubusa nabi mbona nanyweye ugasinda ufite umushiya w'isi mfa n'abantu batasoma bagira umushiya ariko mana umuntu utanywa ako kayoga agira umushiya ugira umushiya ubu ntiyahira niyo mpamvu wagumiwe noneho kurongorwa wicaye hano iwanyu uzarya amaboko yanjye njyewe so ubimbwiye njyewe uretse inzoga nizo kugushiramo umva nkubwire nakubwiye ngo genda ushaka umugabo mukira ajya angurire njyewe nyiradende ngomba kunywa nkashira inyota narabyaye none noneho se inkweto nari nambaye ziri he kuko nagiye nambaye inkweto ubu umukwe wanjye yazibitse umukwe wanjye buriya yazibitse noneho abana bawe nibyo uri kubitura uravuga umukwe wanjye ataranyimura ngo nkure hano anjyane iyo ngiyo mu mazu meza kuko izi nduru zaserwa nka nyirakumva noneho kwa nkubiri nashyizemo imyuka umukwe wakemera kujyana cacaka nuko wagumiwe n'ishyari nta mukwe ushobora kujyana umusinzi umeze nkawe fata inzira ujye kuryama iyo nzoga igushiremo wongere kubimbwira inzoga yagushizemo abantu mudasinda mubayeho muteta ku ideni rya ryagize imbata ariko ninyabesha ndagaha nzajya ninyabya ngahe nsinde kuki wampaye ababyeyi bameze gutya koko n'ubundi iki kigeragezo nimba ari ikigeragezo twahuye na byinshi ariko iki ngiki cyo kirandenze ntabwo urera inshuti zanjye nta bintu byinshi mpereza amafaranga yanjye nta kintu na kimwe buri na telefone ntuyimbaze niba nayo nayinywereye ntabwo yewe nayinywereye niba nayinywereye niba byagenze gute umva uru rugo n'ubundi ntabwo rwabona uyu munsi umva uru rugo nta mugisha afata byaye umukobwa wanjye yakowe nk'ibyara ikima umukobwa umva umukobwa yabyaye undi we jya kuryama ninjye wabyaye ureka undumbiye ugumiwe umuntu ageze imyaka 22 akicaye kwa nyina akicaye kwa se ari kurya ibya nyina ngo utegereje ngo amaboko ya nyiradende njyewe umva n'ukecuru wa viziyo mami biki wagumiwe uzi ko nawe ngo ufite imyaka 16 nkabyara nkaheka isa kampemba atangiye kunkubita nsaze ngo ndimo nanywa inzoga ngo arankubita ngo nzakanywa akayoga yabawe nande kure nubyuka amagambo ngere kuyasubiramo nk'uko kuryama ndaryama nanariye kuryama ndaryama se nariye urarya ibyo watetse se cyangwa ibyo wahashye ushinzwe iki fata inzira ujye kurarira imyaka 20 yaragumiwe ariko ubwo 20 murumva ari imyaka abanyahamaga biryo byanjye nguha ariko mana kaga karagwira uko kuki wampaye ababyeyi bameze gutya ababyeyi banjye bose kaga karagwira urugo rwose rubaye ubusinzi ariko mwana kuki wemeye kuma ababyeyi bameze gutya koko banywa inzoga bose umusiramu ayinywera ku karubanda kaza yasinze
abantu bose bamubona. Ese ko batigeze banywa inzoga bakidufite twese babyiza ubu ngubu koko? Nzaba mbarirwa ariko njye kwitekera nzaba ndeba. Ashe igikombe mu amazi ndumva icyaka ibintu byo bavuga ngo ni hangover. Kumva ameze nk'uwaraye ndashwe. So ndiko numva nshonje rashe wigeze ungaburira? Ibyo ukareba ibyo ukarya. Mwana we. Sinjye wahera yewe. Telefone yanjye iri Mu kuyibaza ntiwayihaye. Wizimbije. Numva mfite umunaniro. Nimugora narayigize umunsi mwiza. Ese papa we yatashye ryari? Wakoze. Papa we yatashye ryari? Genda ujye kubimubaza. Ishyano ry'umwana ubundi bite byacu. Umva nkubaze. Ase cururuka tuganire. Niba nasinze ko nasindiye yanjye nasindiye yawe. Nasindiye yawe. Shigenda munyamwe ku muntu yishirira n'akanyota. Nesero naraye mwijuru. Wakoze nawe ubimanitse ku ibendera abantu bakubonye. Inderazo rya yantu hari akagari gahari ko ku kagari waba mu bendera. Wese zizamuka karitsiye wundi. Ntabwo nzongera no kuva mu rugo. Nta muntu nyitinya. Najyaga nkanywa nihisha. Nasanze n'abapasiteri barakanywa n'abashaka. Ukajya kubona ukabona baritsimbye ukabona nari umugore ujya unganyira ukuntu umugabo we akanywa kandi yajya kwigisha. Bagakwiye kuba bagufatiraho urugero niba uri kunywa. Ariko kararyoshye. Urashaka kumera nk'abandi. Kubanza nakabishe. Uzi ko ntazi n'igihe nataye. Ariko mwana we. Noneho nari kumwe n'umukwe waje. Noneho we yasanze ndangije amafaranga yose naguriye abantu nagize mwana. Nawe ukumva wakoze ibintu byiza by'agaciro. Uza abantu bari baranguriye uko bangana wowe. Nari mfitiye ideni. Reka buriya mu kabari no gusayidirana. Nisayidira ngusayidire. Nta bwenge buba mu nzoga, nta n'ubwenge buba mu kabari. Ubwenge bwose buba bwayoyotse. Nta mugore wagiye mu kabari ngo uyongere kumenya ubwenge. Ubimenye. Gusa umenye ko uri kudusebya. Ngusebye ejo njya ahurije ku n'ubundi narongorwa nti wowe w'umusinzi. Ntabwo umugabo. Shakira umugabo nawe ushaka kutanshakira umugabo w'umusinzi. Yego. Waba ukize amahirwe. Abasinzi kugira ngo nzapfe. Nta mushiha bagira. Aho kugira ngo nzajyanwe winyongerera stress nayo nazi. Umenye yuko uko ntinza hano mu rugo wowe uri kudusebya ababona yuko umva barongowe bararongowe uzarongorwe cyangwa uroreye. Urumva ko ibyo wakoze ari byiza. Mu bana mfite bane barongowe gasaza kawe kariya ko kakiri akana. Utekereza ko wowe utarongowe ukanambira n'umupagasi hano. Kanambira n'umupagasi hano mu rugo. Kera ubwenge wari ubundi se nurongorwa urumva nzajya nsiga nde ku rugo. Kera ubwenge wari ufite utaramunzobukuru ziraryo. Ufite business mu mutwe wawe ubu ngubu usigaye. Narakoze nta na kimwe. Ntabwo wagendeye mu kigare. Ikihe kigare? Nabari abagore b'inshuti zawe mugendana niba watumye ugendera mu kigare rero. Ceka ahubwo mbwira nawe muntu w'umusiramukazi. Umuntu wajyaga mu gitondo ukajya gusara. Nasaye ariko mano zambaza ibindi ndasari wimanika nko kwibendera abantu bakureba. Nasaye genda usare usubireyo urebe abasiramu ngiye kwisari ubundi ngende njye gucurura.
ubundi urebe abasilamu bakubwira urebe ukuntu noneho ugiye guseba ntihakazajye n'umuntu n'umwe wongera kukuvugisha ngo kandi ngo warasaraga yego urabeho uyu mwana narutanze tu narutanze icyo nzicwe n'inyota nshaje ahubwo se ko nta n'igiceri cy'icumi n'isigaye ndahera yego ubu narakiyemeje pe ngiye gusinda ariko se narakoze narahinze narubatse sindi mu makaro sana muri iki cyaro hari undi muntu uri muri aya makaro niki ntakoze reka nisinde ashe sikegariwe reka njya guhindura kenda ntumva zitaranshiramo wabaye ariko nazihaye umuhanda ndabisenya mwana we ni ibintinza ibyo byaha ngo byahiye kandi ngeho ninangiza mpindura kenda ngende njye gucurura haruguru se